turi hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hagiye kuburanishwa ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku bagabo bane bareganwa mu cyaha cyo gukwirakwiza amashusho cyangwa ibiganiro by'amarabitsi cyangwa ibiganiro bidafite aho bihuriye n'umurongo w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umugwe icyaha rero nyirizina kiba cyitwa gutangaza amakuru y'ibihuha. Hano ku rukiko nk'uko abantu bari kugenda babibona, umutekano wakajijwe, abapolisi babaye benshi, ni nayo mpamvu babona ko abanyamakuru umuntu ukurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu. Ijambo imvururu z'icyari cyo uzi ko ari ibintu bireba abanyarwanda bose. Yego, urumva gukazwa se none umutekano iyo ukajijwe gutya, abantu babanze babimenye ko turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri, turahangaha ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho tuje gukurikirana urubanza rw'abantu bane. Abantu bane: Mazimaka Patrick cyangwa wamenyekanye nka Karabo k'Imana, Segikubo Fred, uyu nguyu yamenyekanye by'umwihariko mu mwaka wa 2017 ubwo yatangaga kandidatire mu kwiyamamariza kuba perezida cyangwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Hakaba Muchoma cyangwa Didier, uyu nguyu yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu biganiro bigira inama urubyiruko byibanda ku kubuza urubyiruko gushaka umugore. Aho yavuga ngo byaba byiza ushatse umugore ariko bikaba byiza kurushaho utiriwe ugenza gute umushaka. Ikindi ndabona harayepfo bafashe n'undi mujura dore ariko se iyo bafashe ariko nka buri iyo umujura afashwe kuriya ntago biba byemeye guhita umuzana ku rukiko. Birashoboka kandi baturanye ibiro by'umurenge. Ubwo nukuvuga uko inzego zubakitse bigenda bikurikirana. Hanyuma undi muntu ureganwa n'aba ngaba n'umusore bita Jafeti ntago ndamenya ngo ni muntu ki. Jafeti niwe wafatiraga amashusho, ari amashusho Karabo k'Imana ya uploadingaga yakoranye ibiganiro n'abantu. Yari umukameramani cyangwa kuko urumva amakuru ajya hanze mbere. Yari umukameramani niwe wakafilmaga biriya biganiro then bakabya uploadinga. Yego. Abantu rero barabyumvise mu minsi ishize mu kwezi kwa mbere. Uyu mugabo Muchoma yari ari mu Rwanda aho yari yaraje mu bihe by'ibiruhuko. Barabizi ko abantu basanzwe bakora akazi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko abakora akazi nk'ako Muchoma yakoraga, kubera ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu mugabo yakoraga akazi ko gutwara amakamyo. Hari igihe bagera bagakora amezi 6 none bagahita basaba uruhushya rwo kugenza gute rwo kujya kuruhuka. Yari yaraje mu Rwanda rero mu bihe byo kuruhuka, abantu baramubonye hirya no hino, nge nanjye ubwanjye tugeze guhurira mu karere ka Bugesera, ariko aza kuva mu Bugesera yerekeza i Rubavu kubera ko ariho hantu yari asanzwe atuye. Abantu benshi batangajwe n'ifatwa ryiwe, ariko icyabatangaje ntabwo ari uko yafashwe. Cyabatangaje nuko batari bazi ko uyu Muchoma cyangwa Didier yari afite umugore. Ukurikije ibiganiro yatambukizaga ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko harimo Instagram, yavugaga ko umugore byaba byiza bibaye ngombwa ntago wakabaye umufite. Byaba byiza ngo bibaye byiza ngo nuko utashaka umugore, ariko bikaba byiza kurushaho kutamushaka. Yego. Hanyuma uyu mugabo mwifatwa ryiwe ntabwo ari we byahereyeho. Babanje gufata uyu Segikubo Fred, babanza gufata Karabo k'Imana ndetse na Jafeti. Nyuma bahamagara umugore wa Muchoma. Impamvu bamuhamagaye ni ukubera iki? Uyu Muchoma mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 yaguze YouTube nk'abandi ba diaspora bose. Yagombaga kugura YouTube aho yari yatangiye akazi ko gucururiza nyine kuri YouTube. Hanyuma aza guhereza akazi abantu bo kuri YouTube, Pitboy. Ngira ngo ibiganiro barimo bararega abangaba nta nubwo ari ibiganiro bikozwe mu gihe cya vuba, kubera ko iyi YouTube yari maze iminsi itagenza gute idakora. Yaherukaga gukora kujyaho ikiganiro cyangwa yaherukaga kuba ubyina indirimbo. Yego, ni wose umwe ebyina indirimbo z'abahanzi. Yego. Ubwo rero guhera mu mwaka wa 2024 uyu Muchoma nta kiganiro yari afite kuri YouTube. Ariko nyuma baza guhamagara umugore we. Kubera ko icyo gihe Muchoma agura YouTube byabaye ngombwa abantu bazi imikoreshereze ya YouTube
barabizi ko muri description bashyiramo nimero nyine ushyiramo nimero niba ukeneye kandi kantu bajya bashyiramo bashyiramo na nimero y'abantu iwawe ntayirimo nimero y'abandi ngo ushaka gutera inkunga ngo iri cano ngo nyuraha ako kantu ni kabi Dani, ako kantu ni kabi. Rero bahamagaye iyo nimero batangazwa nuko yitabwe n'umugore umucoma nkuko amategeko abivuga aritaba. Yitabye bamubajije ibya YouTube baravuga ati gere ibintu bya YouTube ntacyo mbiziho, si ibyanjye umugabo wanjye niwe nzi ukora ibintu by'ama YouTube. haba harabayeho cya kiri kivuga ngo yamagara aterewe hejuru ngo wese asamaye. Birumvikana unaringiye kuvuga nk'umuntu wakurikiranaga ibiganiro umugabo we yavugaga ku bijyanye n'igitsina. Ibyo reka tubyihorere. Hanyuma umudamu yitabye asanga mu by'ukuri nubwo ari nimero ye bahamagaye siwe bashakaga. Avuga ko ibintu bya YouTube atabizi kuko si nawe wayishyizeho rero. Yego. Mucoma nawe byabaye amahire yari ari mu Rwanda yahise avuga ati oya ni mu byihorere. Ariko se buriya muruzi ko umugore we akandi kantu ngo umugore we yafashwe ngo amaze ibyumweru 2 abyaye mwana. Asanga ni muri 2 bashobora kuba bashifitinze barafinda. Urubanza bajya bavuga ngo ni urwa politiki ariko simbyemere. Ntubyemere? Wowe urubanza ni urwa politiki. Jewe iyo nageze aha ngaha nkabona abantu bakumiriwe by'umwihariko nabonye uwo bita EB official Eric Bagiruwubusa wamenyekanye by'umwihariko ubwo yakoraga muri za nkuru zisebya Kangondo wa mwana wa Gasuku muri za nkuru ziharabika nkuru maragoya ntabwo ari inkuru marabituriya n'umunyamakuru mpuzamahanga ariko akora inkuru ziharabika akoreye BBC. Ni kimwe na Barafinda uzakurikira umuntu witwa The Future TV Ruti ni uzajya ukubwira amateka y'abantu bose n'impamvu bijanika muri izi nkuru. Ariko uratinya umunyamakuru urabona gutya twaje urumva Rukundo mukanya ramaje ngo imvura wayinyuze. Wallahi Eric Bagiruwubusa yaje muri Vigo nshaka na plaque nayivuga. So y'umukara se ira Vigo y'umukara niwe wayije yaje arinjira polisi aramubwira ati nyakubahwa bwana Bagiruwubusa ntago byemewe guparika mwaha sohoka ubu uparitse hanze ku isaha y'isa 3 turabaha uburenganzira muze mukurikirana wenda tugana no ku musozo. Urubanza witezemo iki? Abantu benshi biteze bari bazi ko Barafinda Sekikubo Fred nkuko byari byaratangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB muri icyo gihe gafite ikibazo cy'uburwayi bwe mu mutwe. Yarakize bamwohereje Indera aho yagomba kujya kwivuza kandi iyo wohereje umuntu kwivuza iyo adapfuye agomba gukira. Ubwo byumvikane ko niba bari bemeje ko agomba kugera imbere y'ubugenzacyaha Sekikubo Fred. Ariko birashoboka ko n'umucamanza birashoboka ko Barafinda we cyangwa umunyamategeko we bashobora kuzana inzitizi bagasaba ko hongera kubaho ipimwa muganga akaba ari uzemeza koko Barafinda niba akwiye kujya imbere y'ubutabera. Amakuru yizewe madamu wa Barafinda yageze aha ngaha ku rukiko yaje gukurikirana urubanza. Najya yita mbivuge First rate abana babo bitwa ngo n'uturuda duto na first ngo abafite ibibazo 1000 n'ibisubizo 2000 buri kibazo ngo kiba gifite ibisubizo 2. Ubwo urumva ubuze choice y'igisubizo kimwe uhitamo icya kabiri. Icyo wamenya nuko uyu Muchoma yamenyekanye ubwo yakoranaga indirimbo na Deben Mugisha Ben cyangwa Benjamin. Indirimbo yabaye popular yatumye anamenyekana cyane aninjira mu buryo buri officiel mu muziki. Uyu nguyu bita Karabo K'Imana yamenyekanye ubwo yakoranaga indirimbo na Kararisa Karasira, indirimbo ikaba viral ikaba nziza cyane. Yanamenyekanye kandi ubwo yakoraga ibiganiro kuri Afrimax n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yego. Ikindi buriya uyu mugabo Karabo K'Imana cyangwa Mazimaka Patrick ni numwe mu bantu bashinzwe ababana n'ubumuga ku rwego rw'igihugu. Ari muri iyo komite. Ari muri iyo komite. Cyo waburi cyo cyose shami imbere y'amategeko ugomba kuhajya. Imbere y'amategeko ubugomba nyine kugenda ku kanyafu kakanyuramo. Icyo warumbaje rero ngo icyo tugomba kwitega undi mu rukiko nta boss igomba kubamo. Ntabwo umuntu aba agomba kujija ngo uvuge ngo biraza kwifungwa ubwabyo nabyo ibyo ngibyo bigize icyaha. Uyu munsi ntabwo ari mu mizi ni kwifungwa n'ifungurwa. Icyo twiteze nuko uwo bita Muchoma araza kwiregura avuga ati
nabonye ko channel yanjye bari kuyikoresha ibinyuranyije n'amategeko, ndabirukana mitamo kubirukana. Iyo channel nta nubwo yari igikora. Ikibazo kikaba kiti ko wabonye ko binyuranyije n'amategeko kandi ububiko bw'inyandiko kuri murandasi butajya busaza, kuki wabirekeyeho. Ikindi cya kabiri bijya gutangazwa kuki wazanye uburanga. Buriya Dani, iyo ushize uburangare already nyine ingaruka urahura nazo, urazirengera. yaza kubibona akabona ko bidakwiriye, ibyo biganiro yari kugenza gute? Yari kubihagarika kabisa. Yego, ubwo rero abantu baze kumenya ko turaza kubagezaho uko urubanza rwagenze. Ubonye se biradiyo ko yashyizemo ikote tayari iyo yashyizemo ikote babyangiye. Ciao ciao, hasta la vista, Imana y'amahoro ibarinde.